bakristu bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Tugeze ku munsi wa kabiri w'icyumweru cyahariwe amasengesho yo gusabira ubumwe bw'abemera Kristo. Tubibutse ko amasomo yateguwe muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Twagombye kuba duteraniye hamwe nk'amatorero na kiliziya tukumvira ijambo ry'Imana hamwe. Ariko kubera icyorezo cya coronavirus ntibyadukundiye, baduhitiyemo ubu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo ushoboye kugera kuri ubu butumwa abugeze no ku bandi. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 23, umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Uhoraho aravuga ati, abayobozi b'abantu banjye bazabona ishyano, ni abashumba bica kandi bagatatanya umukumbi wanjye. None rero ku byerekeye abo bashumba bayobora abantu banjye, ngewe Uhoraho Imana y'Abayisiraheli ndavuze nti, mwatereranye abantu banjye murabatatanya, ntabwo mwabitayeho. Ngiye kubahagurukira bahanira ibibi mwakoze. Nzakoranya itsinda ry'abantu banjye basigaye mu bihugu byose nabatatanyirijemo, nzabagarure mu gihugu cyabo maze bororoke bagwire. Nzabaha abashumba bazabitaho, ntibazongera kugira ubwoba cyangwa gukuka umutima, nta n'umwe muri bo uzongera kuzimira. Uhoraho aravuze ati, igihe kizagera nzatoranya umwami w'intungane, nzamutoranya mu bakomoka kuri Dawidi. Uwo mwami azakorana ubwenge, azayoborana igihugu ubutabera n'ubutungane. Ku ngoma ye Ubuyuda buzishyira bwizane, Isiraheli izaba mu mutekano, azitwa Uhoraho ari we butungane bwacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 46. Iravuga ko Imana yahagaritse intambara zose zo ku isi. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 2, umurongo wa 5 kugera ku wa 11. Mujye mugira amatwara nk'aya Kristo Yesu. We nubwo yari asanzwe afite kamere y'Imana, ntiyigeze yibwira ko guhwana nayo ari ikintu cyo kugundirwa. Ahubwo yaretse ibye byose, ahinduka nk'umuntu, ndetse afata kamere y'inkorera gahato. Yabonetse ameze nk'umuntu, yicisha bugufi arumvira, ntiyanga no gupfa, ndetse apfa abambwe ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, imuha n'ikuzo risumba iry'abandi bose, kugira ngo mu ijuru no ku isi ndetse n'ikuzimu bose bapfukamire Yezu bamuramye. Bose bamwogeze mu ruhame, bemeze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani, ngo biheshe Imana sikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri ni ya Matayo, umutwe wa 20, umurongo wa 20 kugeza ku wa 28. Nuko nyina wa bene Zebedeyi ari kumwe n'abahungu be asanga Yezu, aramupfukamira agira ngo agire icyo amusaba. Yezu aramusubiza ati, mbese urashaka iki? Nawe ati, tegeka ko aba bana banjye bombi bazicarana nawe, umwe iburyo undi ibumoso, igihe uzaba wimye ingoma. Yezu arasubiza ati, ntimuzi icyo musaba. Mbese mwashobora kunywera ku gikombe cy'umubabaro ngomba kunywa? Baramusubiza bati, twabishobora. Arababwira ati, niko ko igikombe cyanjye muzakinyweraho, naho gutanga ibyicaro iburyo cyangwa ibumoso bwanjye sinjye ubigaba, ahubwo Data afite abo yabigeneye. Bagenzi babo uko ari 10 babyumvise, barakarira abo bavandimwe bombi. Yezu arabarembuza arababwira ati, muzi ko abategeka amahanga bayatwaza igitugu, kandi n'abakomeye bo muri yo bakayabuze epfo na ruguru.
ariko muri mwe ntibikagende bityo, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe agomba kujya abakorera, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe agomba kuba umugaragu wanyu. Ni nako umwana w'umuntu atazanywe no gukorerwa, ahubwo yazanywe no gukorera abandi no kubapfira, kugira ngo abe incungu ya benshi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, tuzirikane kuri aya masomo tumaze kumva. Kuri Yeremiya, abami ba Isiraheli ni abayobozi babi, kuko batandukanyije kandi bagatatanya umuryango. Ku ngoma yabo amahanga yaratsembwe, ndetse n'abayatuye bajyanwa bunyago. Nyamara uharasezeranya umwami uzaba umushumba uzayoborana igihugu ubutabera n'ubutungane, kandi agakoranyiriza hamwe umukumbi we. Isi yacu yifuza ubuyobozi bwiza, kandi ihora ishakisha umuntu uberanye n'iki cyifuzo. Umuyobozi nk'uwo yabonwa he? Muri Kristo niho gusa twabonye urugero rw'umwami cyangwa umuyobozi ukora ibihuje no gushaka kw'Imana. Nk'abantu batorewe kumukurikira, natwe duhamagarirwa kwigana uburyo ategeka nk'umugaragu ku isi no mu itorero. Kristo ntasenya cyangwa ngo acemwe ibice, ahubwo arubaka kandi agahuriza hamwe kugira ngo izina ry'Imana rihabwe ikuzo. Mu buyobozi bwe ntagaragaza ubwikunde kandi ntabwo yitabaza imbaraga, ahubwo muri we duhura n'umugaragu wuje urukundo, wicisha bugufi, udafata uburinganire n'Imana nk'ikintu cyo kugundirwa. Ni wa wundi uza gukorera abandi aho gukorerwa, kandi abayoboke be bahamagariwe kumwigana. Muri iki gihe bamwe mu baturage bo mu burasirazuba bwo hagati barahatirwa kugana iy'ubuhungiro, kuko ukuri n'ubutabera byabaye ingume, bitari muri aka karere gusa ahubwo no ku isi yose. Nyamara ariko ukwizera kwacu ntigucubangana, nubwo iruhande rwacu amahanga tontoma n'ubwami bukaba buri guhirima. Haba ku isi ndetse no mu itorero, abayobozi bafite inshingano zo guhuriza hamwe umuryango w'Imana aho kuwutatanya cyangwa kuwucamo ibice. Amacakubiri menshi ku isi no mu itorero aterwa no kwifuza imyanya, icyubahiro no gushaka inyungu z'ubwikunde. Uko abakristo bazagenda bigana kurushaho ubuyobozi bukorera abandi bwa Kristo, niko amacakubiri mu isi no mu itorero azagenda atsindwa. Iyo duharanira ubutungane, ubutabera n'amahoro ku bw'inyungu rusange, tuba duhamya mu bwiyoroshye umwami n'umushumba, kandi tugatuma n'abandi bamuyoboka. Bakristo bavandimwe, reka dusoze iyi nyigisho n'isengesho. Mana, wowe wenyine buhungiro n'imbaraga zacu, turagukuza kuko uri Imana itabera kandi itunganye. Turicuza imbere yawe ko akenshi turarikira kuyobora nk'uko abayobozi b'isi babigenza. Dufashe gushakira umwami wacu Yezu Kristo mu kwicisha bugufi no kwigana ubugwaneza bwe, aho kumushakira mu ngoro z'abanyembaraga. Dushishikarize guha umwanya muri twe, kwakirana bamwe ku bandi nk'uko ubishaka. Tubigusabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Yari Padiri Providence Idukomeze, Padiri mukuru wa Paruwasi ya Kanaba. Mugire umunsi mwiza. Abantu bakwanze bakakubeshyera, gereka Imana